noneho harayera kongotse ngo ibyo gufata Goma ngo byari byahanuwe na mbere yaho ngo ko hari umuzungu uzaza akavuga ijambo rimwe. Goma ni Bukavu hagiye gufatwa kandi hazafatwa mu minsi ikurikirana, hazavugira umugabo w'umuzungu. Hagati aho Pastor umwe bakunze kwita pasiteri w'umufere yageze i Rubavu akajya yogeza intambara, yogeza isasu, nkogeza umupira cyangwa pasiteri uri kubwiriza. Nta na rimwe bihinduye isura nona arjuzi uyu mwana kuri radio Rubavu. Yego njye mvuye kuri Petit Gisasu cyaguye mu kigo cy'amashuri cya Saint Jean Paul Mugangari. Reba kamera hari. Reba kamera. Ni mu rukera rwo kuri uwa mbere nibwo amakuru agiye acicikana kenshi ahantu henshi na henshi kuri social media ku mbuga zose bavuga yuko Goma yafashwe. Intare za Sarambwe zawinjiyemo ngo zikenye zikomeje. Dere yuko ngo abanyamakuru bahururanye n'iyayo ngo bagiye gukamerana, ari naho Pastor Claude ngo yamanukiye akagenda nk'umunyamakuru wa politike, kandi nyamara ngo yari igihe icyo bita upasiteri rwose, icyo bita ikinyamakuru cyangwa umunyamakuru wa politike, akaba yaripanze akazi. Hariya hakurya mu baturanyi ku mirongo y'urugamba rero ibintu bikomeje kuba ibindi birimo biravugwa cyangwa amakuru ari update, nuko Goma yaba imaze kujya mu maboko y'intare za Sarambwe, dore yuko intambara igikomeye cyane ndetse harimo haraca uwambaye. So guys, nk'uko bimeze update zihari ari nako ibintu bihagaze hariya hakurya umujyi wa Goma. Ikintu bita intambara irakataje, si ibyo yuko umujyi wa Goma nyine wamaze gufatwa, niyo update iri umujyi wa Goma wamaze gufatwa. Haracyarimo abazarendo bake bikarakasa nyine bari abatatojwe igisirikare, ariko ngo abantu bamaze gutozwa igisirikare bazi igisirikare bo bamaze kureba yuko byarangiye, bamwe bamanika amaboko. Intare za Sarambwe rero zabakozemo akazi. Urabona yuko abaturage mu mujyi wa Goma ahantu hose abaturage bishimye, nyine ibintu bimeze neza. So ngo haracyarimo harwana abazarendo nyine, abantu batatojwe igisirikare nyine. Abazarendo ngo ni abantu bagiye bakipanga akazi bataratojwe, abo ngabo nibo bakiri kurwana kubera ko nta nuza na experience y'igisirikare baba bafite. Abafite experience bamaze kwirasa kare bagiye. Subwo wabona ibihugu bigera kuri bingahe byose byirashe byagiye, ubwo umuntu waba usigaye arwana urumva hatarimo akabazo. So ikibuga cya Goma rero cyangwa umujyi wa Goma bikaba bizwi yuko bikaba byamaze kumenyekana yuko umujyi wa Goma wamaze kujya mu maboko y'intare za Sarambwe. So izo nizo update ziriho, niyo nkuru iriho mu gihugu, nicyo kintu gihari gikomeye cyane. So gusa nyine na mbere yaho haba hagiye hasohoka ibijyanye n'ubuhanuzi mu matorero nyine bavuga yuko ngo umujyi wa Goma uzafatwa, ariko kantu nabanje kubashyiriramo indani hafi kugira ngo mubanze mwumve ukuntu ibintu bihagaze. Umuntu wumvishije itangira nahise mushyiramo ako kantu, wamaze kumva yuko byari byarana hano. So guys, kora subscribe, komeza tubaye show, update yose iriho tuzajya tubahereza.